Niwe wahisemo gukurikira ibiganiro bya Tumenye TV, nongeye kuguha ikaze mwaka kanya aho twongeye kuza tubasuhuza abo duhorana. We wamaze gukora subscribe, utarakora subscribe nkubwira ngo ihutire gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye byumva umunsi ku wundi. Ni Tumenye TV aho mukurikirana ibiganiro by'ubwenge, aho twungurana inama zigiye zitandukanye, ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye umunsi ku wundi, ariko icyo twaziye ni ukugira ngo tubafashe nk'uko ubibona muri screen. Ibyo twibandaho, ibyo turebaho we off ni physical wellness, aho tureba ubuzima, aho tugufitiye product health wife. Ibyo nibyo twibandaho, product tugera tukugezaho, product zivura zikanarinda uburwayi bugiye butandukanye. Financial wellness, aho tureba ku kijyanye n'agafaranga. Wealth life, tukagira variable jobs, aho tugufitiye platform nziza, aho kurikira umunsi ku wundi tuguha amakuru nkubwira nti kora subscribe, ibi bitazajya bigucika uko bwije uko bukeye. Tukareba mental wellness, aho tureba ibijyanye n'imitekerereze, ubwonko, imikorere, ibyo byose tureba ku ndwara zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri icyo twibandaho ni relation of life, cyangwa se dutokinga on life. Rero ndakubwira ko uri kuri Tumenye TV, ukaba uri kumwe by'umwihariko na coach Menda Jerome. Tuba turi kumwe umunsi ku wundi uko bwije kandi uko bukeye, ndetse tukagira abatumirwa bagiye batandukanye bagenda bakugezaho byinshi, inzobere n'abasomyi b'ibitabo, kandi aho tuhora tuguha ikaze hano kuri Tumenye TV, aho tugusaba kudushyigikira mu buryo ubwo aribwo bwose kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera kuri benshi. Icya mbere rero, inkunga ya mbere ni subscribe yawe, ndetse ukora share, ukanda kukazogera kugira ngo ibiganiro bitazajya bigucika. Wowe utangiye ufunguye, ndagira nkubwire ko iki kiganiro cyose tugiye kukugezaho ntikigucike, kuko ngufitiye inkuru nziza nk'uko uyireba muri screen. Tugiye kugirana ikiganiro cyiza. Aka kanya twarebye, tumaze gusoma no gukora ubushakashatsi n'ubusesenguzi bugiye butandukanye, twabonye ko ingo nyinshi muri iyi minsi ziri kugenda zihura n'ibibazo byo gusenyuka, ndetse n'abakunzi bakagenda batandukana, bakabikora mu buryo batari bariyemeje kubera ikibazo cy'uburwayi cyo kutabasha kunezeza, donc abashakanye batabasha kunezezanya mu buryo bugaragara. Ugasanga umwe mu bashakanye agiye hanze, cyangwa se ugasanga abaye aho ngaho, ariko hagati y'abashakanye nta byishimo bihari kubera ikibazo cyo kurangiza vuba. Iyi topic niyo tugiye kuganiraho, benshi mwadusabye ko twayiganiraho, by'umwihariko tukaba tugiye kuyiganiraho ariko dufite ibisubizo, donc tuje kurangiza icyo kibazo. Ku bazatwemera, ku bazatugana, ndagira ngo nkubwire ko kuva mu Buhinde twabazaniye igisubizo, twabazaniye umuti, ndetse twabazaniye inama zigiye zitandukanye. Ndakubwira nti wowe rero utarakora subscribe, ihutire gukora subscribe, kandi ukazogera, kuko tuzaganira byinshi bigiye bitandukanye. Turi hano ku bwawe, turi hano ku bw'imbaga nyamwinshi, abanyarwanda, abanyamahanga, abarundi, abanyakenya, abakongomani, mwese, ndetse abumva ikinyarwanda n'abatacyumva indimi zitandukanye, igifaransa, icyongereza, ikigande, ndetse n'izindi ndimi zigiye zitandukanye. Aho tuzajya tugenda dufatikanya mu batumirwa bagiye batandukanye. Rero ndakubwira nti kora subscribe, hanyuma tugufitiye byinshi bigiye bitandukanye, tugenda tureba ibyadufasha inama. Uno munsi nanone ndakubwira ni iyi ni korali Abiringiye Yesu family choir. Hari amagambo, hari indirimbo bafite baririmbye, indirimbo ivuga ngo ese bazakwibukira kuki igihe utazaba uri ku isi? Ukora neza ukwibuka, wakora nabi nabwo ukibuka. Donc abasigaye, ibyo dukora abasigaye basigara babyibuka. Ndagira ngo maze ngo ese wongere wige neza, wongere wisubiremo urebe neza, ese igihe utazaba uri ku isi abasigaye bazakwibukira kuki?
uno munsi ndagira ngo nongere nkwibutse ko tugiye gukora ibikorwa byiza, hanyuma abasigaye bakazajya babitwibukiraho. Ndagira nkubwire yuko ino korali yaririmbye indirimbo nziza yakoze ku mutima, indirimbo yabaye nziza kandi indirimbo nifuza ko nawe wazumva. Ni indirimbo nashatse sinabasha kuyibona, ariko ndagira nkubwire ko nubasha kuyibona wowe uri kutwumva, wowe uduteze amatwi, iyi ndirimbo wazabasha kuyimpa inbox cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, kuri ya WhatsApp ya 0781119334, hanyuma iyi ndirimbo tukazayisharinga n'abandi bakayumva, kuko numvise irimo icyigisho kandi gikomeye. Ndagira ngo rero no munsi wa none utekereze ni iki uzibukirwa. Twibuka yuko nanone na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, aho tuzagira iherezo, ariko nyuma y'ubuzima hakaza ubundi buzima. Hanyuma ikizibukirwaho muri cya gitabo, muri bya bikorwa byandikwa bya buri munsi, ni iki uzibukwa. Hanyuma turagenda tuganira byinshi, turagenda ndagira nkubwire ko topic dufite tutaza gutinda, tuza kuyiganiraho tukayiva umuzingo, ndetse muri komenti wemerewe gutera, donc wemerewe kuduha ibitekerezo bigiye binyuranye, hanyuma tugafatikanya tukagera ku gisubizo, tukareba ese ingo zisenyuka ni gute twakongera kuzigarura mu ntuza, tukongera tukagabanya, hanyuma abantu bakongera bakabana nko mu bihe byashize, mu bihe bya kera. Hanyuma rero reka nongere shimire mwebwe dukomeje kubana, mwebwe dukomeje gufatikanya. Ndashimira abo twari turi kumwe muri weekend ishize hariya muri Congo, twarabanye kandi mwitabiye ubutumire bwacu, aho twari twabatumiye ngo muze tubereke ibyiza tubafitiye, business nziza, business nk'uko nabyiyemeje ntazava hano ntakubwiye, ahubwo umunsi ku wundi nzajya mpora nkubwira uko bwije uko bukeye. Ni business nziza ya Edinox. Iyi ni company igufitiye ibikoresho, igufitiye product ziva mu Buhinde zivura zikanarinda indwara, ndetse igufitiye inzobere, abadokiteri, abahanga ndetse n'abashakashatsi basobanukiwe, aho tugufasha, aho wadusanga ku Gisozi, aho waca inbox tukagusobanurira byinshi bigiye bitandukanye, ariko udashaka gucikwa n'amakuru ayo ari yo yose, update zose ukeneye kuzibona, udukurikira hano kuri channel TV yatumenye. Ahangaha tuba tugufitiye byinshi umunsi ku wundi, amakuru yose, update zose, nta nimwe ibasha kugucika. Ndagira nkubwire ko mu minsi mikeya cyane tuza turi muri Congo, aho tuzakora launch ya ofisi, aho nawe twifuza ko twazaba turi kumwe. Rero kugira ngo amakuru atazajya gucika umunsi ku wundi, hatazajya hagira ikigucika, hatazajya hagira ikigusobwa, kora subscribe, hanyuma dukomeze tubane. Hanyuma rero ndashimira mwe mwese twabanye, mwe mwese twari turi kumwe, twarize kandi twarasobanukiwe, benshi babonye ibisubizo by'ibibazo bari bafite, by'ubukene, imirimo batangiye hariya muri Congo. Ndagira ngo mbwire namwe abanyarwanda aho muri hose, hano mw'iyi business, aho waba uri hose mu gihugu cyose waba urimo, ni business online. Ndagira nkubwire ko tuba dufite donc system yacu itwemerera gukorera ku isi yose, aho ariho hose. Icya mbere ni ugusobanukirwa, ukamenya amakuru. Turahari hano rero kugira ngo tujye tuguha amakuru, turahari kugira ngo tuguhe amakuru ayo ari yo yose, turahari kugira ngo tugufashe. Rero nakubwira nti muri Edinox, muri system nziza, nk'uko ubona compassion plan yacu, nk'uko ugenda uyibona, nk'uko nkunda kwinyuzaho nkayikwereka umunsi uko bwishe uko bukeye. Nkakubwira nti moto yacu ni work together, grow together, aho tugomba gufatikanya kandi tukagera kuri byinshi. Ngira ngo ni system irimo inyungu, tuzageza ku banyarwanda, tuzageza ku banyamahanga, twiteguye guhindura byinshi hano mu iyi system nk'uko ugenda uyibona. Hano aho wigurira tokens, muri token enye dufite, hanyuma by'umwihariko ukaba umunyamuryango totali by'iteka ryose, aho tugafatikanya muri ya ntuza yacu, muri ya nsanganyamatsiko yacu, muri donc ya grow together, ya work together, grow together, hanyuma tukazamukana. Ntabwo ushaka kuvuga ku iyi business cyane kuko twagiye tuyivugaho mu buryo buhagije. Ushaka gukurikirana ibya business, uburyo wayitangira, uburyo wayikora, uzareba ibiganiro byacu twagiye duhitisha kuko birahari hejuru.
cyangwa se uze kuri ofisi tugusobanurire, uhure n'abayobozi muvugane, ubabaze ibibazo, ibyo byose twiteguye kugufasha. Nk'uko ubona muri sale hariya muri Congo yari yuzuye kandi abantu bari benshi cyane. Yes, tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu. Uno munsi twavuga ko tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo ingo z'uno munsi zirimo zirasenyuka, ariko bitewe n'uko abashakanye uno munsi batabasha gushimishanya mu buryo bukwiriye cyangwa mu buryo abashakanye babasha kugera ku ntego, ibyishimo bikagaragara cyane cyane mu gihe cyo gutera akabariro. Natangira mbaza mwebwe abadukurikiye cyangwa se mu nshuti ushobora kuba udukurikiye iki kibazo nawe kikubaho ndetse ukaba wenda gusenya nawe, ariko se nakubaza ngo niba bikubaho, ese bikubaho? Ibyo byose reka nkugende nkubwira ko hari impamvu zigenda zibitera. Akenshi hari ibibazo bigenda bibaho bikagenda bigaragara, ariko bigaterwa n'uko hari impamvu ziba zaragiye zibaho mbere y'uko ushaka. Birashoboka yuko waba warigeze guhura n'ikibazo cyo kuba warikinishije, birashoboka yuko waba ubaye mu buzima hari indyo urya cyane cyane izirimo icyo twita amafri radicals cyangwa radical libre. Birashoboka yuko hari imirimo ukora igutera stress. Ibyo byose bishobora gutera ingaruka zo kurangiza vuba. Ni byiza cyane rero iyo byabaye ngombwa ujya kwipimisha, ugahura n'abadogiteri, ugahura n'abahanga, inzobere ndetse n'abashakashatsi, ukaza. Twebwe icyo twiyemeje ni ukuza tukagufasha, tukagupima, tukareba ese ikibazo giterwa n'iki. Hanyuma iyo tumaze kubona ikibazo, turagufasha kandi ikibazo cyawe kigakira, maze ubuzima bukongera bukamera neza, we n'uwo mwashakanye ikibazo cyo kurangiza vuba kikabaho. Hanyuma hari ubwo uba warikinishije, kwikinisha bikagira ingaruka zo kuba imisemburo yawe yarononekaye, intanga zawe zarabaye amazi. Ibyo nabyo tuguha umuti wabugenewe ubasha kugukiza, maze icyo kibazo kigakira kandi neza, ubuzima bukongera gukora neza, ukongera ugasubira mu buzima bukwiriye, ukajya ushimisha. Habaho ingaruka nyinshi mu gihe nk'ibyo byanabayeho. Niba ubashije gutera akabariro hakabaho kurangiza vuba, ariko no gutera inda kuri benshi biranga, kuko intanga ziba zarabaye amazi. Igihe haba harabaye igihe cyo kwikinisha, intanga ziba zarabaye amazi, bityo zikaba zarabaye ibihuhwe, ntubashe kuba watera inda. Ibyo byose tubikoraho kuko twakuzaniye igisubizo muri Edinox kuva mu Buhinde kugera hano mu Rwanda. Twiteguye kubafasha. Ndacyakubwira ko dufite uburyo bwo kugufasha. Uzadusanga kuri ofisi, uzaza tukagusobanurira buri kimwe cyose, tukakwereka uburyo ukwiye gukoresha, maze ubuzima bwawe, ubuzima bw'inshuti yawe, kuko wemerewe no kuba warangira mugenzi wawe ufite iki kibazo, akaza tukamufasha, akaza tukamugufasha, maze ubuzima bwe bukongera bukagenda neza, ubuzima bwe bukongera bukaba ubuzima buzira umuze. Ku babuze urubyaro bitewe na cya kibazo cyo kurangiza vuba, ku babuze ibyishimo kubera cya kibazo cyo kurangiza vuba, ku bagiye gusenya, ku bamaze kurema uburiri butandukanye, ku bamaze kugenda bacana inyuma, abo bose twiteguye kubaha igisubizo, kandi igisubizo uzagisanga iwacu hano muri Edinox, uzagisanga mu nzobere n'abahanga, mu baganga. Tuzagufasha kandi tukagusobanurira mu buryo butandukanye, aho tugufitiye product ziva mu Buhinde, mu ruganda rwa Life Care Phyto Labs. Ahangaha ni uruganda rwahawe ibyangombwa, rufite produits zahawe ibyangombwa mpuzamahanga, zakorewe ubushakashatsi, zakorezwe n'inzobere n'abahanga, bamaze kureba ibi bibazo bigenda bibaho. Rero nakubwira nti igisubizo turakigufitiye. Ushobora kuba wari umaze iminsi wibaza uti se nakora iki, ese nabigenza nte, nakora iki nkanjye ubwanjye, ariko ndagira nkubwire ko aya ari amakuru meza agomba kugufasha, maze ubuzima bwawe bukongera bukagenda neza. Hanyuma mu gisubizo tugufitiye ku bagabo,
Dufite management, ni product igenda ivura bya bibazo biriya byo kurangiza vuba, ni product igenda ikemura bya ngaruka zo kuba warikinishije, ni product igenda donc ivura kanseri ya prostate, ni product igenda ikurinda byinshi maze ubuzima bukagenda bukamera neza. Dufite uburyo tuyiguha, dufite doze tukugenera bitewe n'uko twabonye ikibazo uko kimeze. Aha ngaha ni ku bagabo, ku basore bahuye n'icya kibazo cyo kwikinisha, cyo donc barangiza vuba. Hanyuma tukagira management ku badamu n'abakobwa nabo bafite cya kibazo, ndetse by'umwihariko n'abadamu bafite ikibazo cya itereyisi, bafitemo ibibyimba, bafitemo bya bibazo bigiye bitandukanye. Ibi byose ingaruka biteza ni ya ngaruka donc yo guteza imyigaragambyo cyangwa se imyivumbagatanyo mu rugo, kuko iyo utabasha gushimisha uwo mwashakanye donc ntacyo uba ukimaze. Ntago abibona neza, umwe muri mwe ntago abibona neza, ndetse no hagati yanyu ntago muba mubibona neza. Ni byiza rero ku mpande hose ko twabashije kubatekereza, tugatekereza ku bagabo, tugatekereza ku badamu. Mwese abadamu rero twabazaniye female wellness kuri cya kibazo cyo kurangiza vuba. Iyi female wellness niyo ikemurira kino kibazo kandi ikagikora neza, ubuzima bukagenda neza, ubuzima bukongera bukamera neza. Ufite ibibazo muri nyababyeyi, ibyo byose tubikoraho. Hari igihe rero uba warangiritse, uba warononekaye, bikaba ngombwa yuko waba uri umudamu, waba uri umugabo, dufata za product twa ebyiri, management, female wellness, tukongeraho iyi double stimusere. Ni product turi kubona muri tableau hano. Iyi double stimusere akamaro kayo, donc igihe amaserire yamaze kononekara, ugeze hahandi habi, twongeraho iyi double stimusere kugira ngo yongere kuzura amaserire yapfuye, ubuzima bwongere kugenda neza. Hari igihe noneho ibyo birenga, ugasanga noneho uranaribwa cyane, uraribwa umugongo, uraribwa umutwe. Duhita dufata icyemezo cyo gufata za product uko ari ebyiri, uko ari eshatu, tugashyiraho kurukumini, kugira ngo iyi kurukumini yo ikora nka penikira, ikora nka penikira, uburibwe, donc ikura uburibwe mu mubiri, donc ikongera ku boostinga amaserire akongera gukora neza. Izi product ziva mu Buhinde kandi niwe twazizanye. Mwebwe mwari mufite ibibazo byo kurangiza vuba, mwe mwahuye na bya bibazo, ndetse mwari mugeze hahandi umugongo ukurya, umutwe ukurya, mbese hahandi amaserire yamaze kwangirika. Ushobora kuba waragiye no kwa muganga bakagupima, bakagukorera buri kimwe cyose, bakabona yuko ubuzima bwangiritse, bakaguha imiti bikanga, ariko ndagira ngo ko twebwe twiteguye kuguha umuti, ubuzima bukongera kugenda neza, ubuzima ukongera gukora neza mu buryo bwa nyabwo. Izi product rero ndagira nkubwire ko nta ngaruka mbi ziteza, kuko zikoze mu buryo bwa kimeza 100%. Rero ndakwibutsa aho udusanga ku Gisozi. Ku Gisozi niho udusanga mu nzu ihari. Turakuyobora kuri ya nimero ya 078 110 934, hanyuma ukaza tukagusobanurira, by'umwihariko ukaza ugahura n'inzobere, ukaza ugahura n'abahanga, tukakugira inama, abadogiteri, tukakugira inama y'icyo ugomba gukora, tukanagupima, tukareba ese mu mubiri bimeze gute, harimo ikihe kibazo. Iyo witeguye rero tuhita tuguha buri kimwe cyose ukeneye, maze ubuzima bukongera bukamera neza. Rero ku bashaka gukora business namwe, ni karibu, ntimuhejwe, kuko twiteguye gufatikanya namwe. Dufite ibihembo bitandukanye, ndetse harimo no guhemba imodoka ku bakora cyane, harimo amafaranga donc ku bakora ibi ntibigoye, harimo kuguhemba laptop n'ibindi byose, n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye nk'uko ubibona muri systeme. Ibi byose tuzakomeza kugenda tubyiga, kandi tuzakomeza kugenda tubisobanukirwa. Icyo nakubwira ni ukudacikanwa, ni ukuguma hano kuri Tumenye TV, ni ugusharinga abandi amakuru, ni ugufasha abandi kugenda bamenya byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo ntakoza gukora byinshi cyane, nkaza gukora ibiganiro birebire cyane. Ndagira ngo ko twaganiriye ku kibazo cyo twarebye igisubizo cy'ingo ziri gusenyuka ubu ngubu bitewe n'ikibazo cyo kurangiza vuba. Nkubwira nti igisubizo tubonye ni uko wakoresha product tuguha nk'uko twazibonye, hanyuma ukadusanga kuri office aho dukorera ku Gisozi.
cyangwa se ugahita kuri ya nimero ya 078 110 934 tukagufasha. Twiteguye kugufasha rero aho waba uri hose, waba uri mu Burundi twiteguye gufatikanya nawe. Reka nkubwire nti ukeneye nanone gukora business nk'aba bavandimwe bari muri Congo, nawe twiteguye gufatikanya nawe vuba cyane. Turaza kuba tubasanga mu ntara, ndetse turaza kuba tubatumira kuri ofisi. Turaza kuba dufite amahugurwa agiye atandukanye, aho tuziga byinshi, aho tuzareba byinshi bigiye bitandukanye, aho tuzafatikanya mu buryo bugiye butandukanye, ndetse namwe hari ubuhanga mufite, hari ibitekerezo mufite, tuzabatumira. Ibyo byose tugende dusangira amakuru, tugende twiga. Burya icya mbere ni ubwenge, ni ugusharinga ibyo ufite, ibyo mfite, tukabisharinga, hanyuma tukareba igisubizo cyabasha kuduteza imbere, cyabasha gukiza za ndwara, cyabasha kuduha ya financial income. Ibyo byose twiteguye gufatikanya namwe. Rero reka mbashimire ko mwabashije gukurikira kino kiganiro. Mwari kumwe na Mentor Coach Jerome. Tuzakomeza kugenda tuganira, ndetse mwebwe muzaza nk'abatumirwa, ndetse kuri ofisi tuzakomeza kugenda tuganira muri byinshi. Kora subscribe, hanyuma ukande ukazogera, ukore share,